tuganiriza ubugingo bwacu bugirirwe neza kubw'ubuntu bwawe n'umwuka wera mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi. Murakoze cyane, turashimira Imana Data wo mu ijuru duhaye umwanya mwiza, umwanya w'umugisha ukomeye, kuba turi mu materaniro y'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane, nubwo tukihoramo ibintu amaso abona buri munsi, uzukuri hari igihe biba ari bisanzwe. Ikintu amaso abona buri munsi nta gitangaza kenshi abantu babona kibe kirimo, ariko ikintu kiriho tubona tudashobora kugura amafaranga. Nta mafaranga ariho, nta mafaranga y'abakire yogura amateraniro. Imana iramutse ishize amateraniro ku isoko ngo tuyagure, kandi muri Kenya hari abakire bose ba miliyarderi ntibogura iki gitaramo cya gatatu, ntibogica. Amen. Imana iramutse ishize amateraniro ku isoko murayagura, uzoza mutarama ariko mwatanze ifaranga. Nta mukire wo muri Kenya ugura amateraniro aya masaha muzamutangira saa 8 saa tiyo yacu. Ariko Imana irafata n'agaciro kayo n'imbaraga amateraniro agira n'uburyo ateye n'ibizakiza, yamivuga ngo ndayabahaye ku buntu. Ariko kubera ko ahora imbere yacu tuzatugira ngo arasanzwe, nicyo kibazo tugira. Imana iziduhumura amaso tumenye ikintu tuba twahawe. Amen. Imana izodufashe duhumura amaso tumenye agaciro tuba twahawe mu materaniro. Imana ihimbazwe. Turongera gushimira ubuyobozi bw'itorero ndetse n'itorero muri rusange. Wakoze cyane Askofu kuduha umwanya, twaravuganye rwose, agira ubushake bwo kutubwira, duhamagara. Turagushimiye cyane ku ikaze ryawe, turagushimiye cyane ku bushake wakoresheje kugira ngo wiyumve ko uduha umwanya kugira ngo dushobore kuganira n'abakristo. Turabashimiye cyane. Dushimiye komite yose y'itorero, dushimiye abantu bose mwaje gutarama. Ikintu gikomeye nubwo twagihereye ubuntu, ariko umuntu wese wageze hano nawe ntitwareka kumushimira. Umuntu wakoze neza azashimirwa, nubwo ari we bifitiye inyungu, ariko umuntu wakoze neza azashimirwa. Ndashimira kubw'umwihariko mukozi w'Imana Herve. Herve sinzi ko namuvuga, kandi si hano gusa, ni kuva mu Rwanda, ariko yarabihawe cyane. Umuntu ufata amafaranga ye, agafata imodoka ye, agafata umwanya we. Munyana gabanye volume. Hari umudamu witwa Munyana i Burundi, Bujumbura, yarapfuye. Alarme muri 2005 na 2006 na 2007 na 2008, kugeza mu 2000. Ese bisho wari waragezeyo kwa Munyana? Urahazi?
yari umuntu Munyana yari afite amafaranga, icyo bita amafaranga, akagira inzu nini Bujumbura, alarme yose tukagenda tugacumbikamo, buri muntu wese akamugurira akamambiri, umuntu wese akamugurira, akagira n'uburyo akatugaburira neza. Kandi icyo gihe twari mu butayu bene bwa bundi ubona ibiryo byiza bitetse neza bihinduranyije kumva ndi wohafa. Iyo twerekeraga kwa Munyana kabisa yari afite uburyo, ariko abukoresha kubw'impamvu z'icyubahiro cy'Imana. Munyana twaje gutaka tugurira amashati kandi twese n'amapataro n'ibirato. Munyana yarapfuye tugeze ukiriyo. Bishop Pasteur Edimo aravuga ngo Munyana umuntu ngo atagaburiye ngo yamuguriye ishati cyangwa ipataro cyangwa ikirato, ngo atagize icyaha amafaranga ngo yaramuramukije, ngo ataramukije yaramusekeye, ngo atasekeye yamubwiye neza, ngo nta kintu na kimwe umuntu atagira icyo avuga kuri Munyana. Hari abantu bazabona uburyo ukaba uburyo bamwe bakwepa abandi, kandi cyo tukiziranyeho, cyo si gishitsi hano. Ariko hari abandi barimo kozi w'Imana Herve, mu by'ukuri cyo ndakivuga abantu benshi barabizi. Turagushimiye mu buryo bw'ubwitange bukomeye no gutanga iby'Imana yaguhaye. Ijambo ry'Imana Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5. Mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kugira afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Akazi dufite karuta kandi, akazi ufite karuta kandi ni ukwihindura. Iryo jambo tugiye kuganira namwe. Akazi ufite wowe ni wowe mvuga. Ndavuga umukobwa uri hano, ndavuga umuhungu uri hano, ndavuga umugabo uri hano, ndavuga umugore uri hano, ndavuga umuntu wese unyumva uri hano. Akazi gakomeye ufite kuruta iyindi mirimo yose ni ukwihindura wowe ubwawe. Nicyo ngiye kukuganirira. Amen. Niko kazi, nicyo ngiye kukubwira. Akazi ufite, kuko naragenzuye ndagenzura. Iyo bigeze ku kazi ko gushaka amafaranga, nta mikino ibamo, nta blague zibamo. Ibindi bintu byose uzana urwenya, ukina, abarundi bazavuga ngo gushinata. Ariko iyo bigeze mu kazi
cyane mwebwe abanyakenya murabyumva cyane. Umunyakenya uri mu kazi iyo bigeze ku kintu cyitwa akazi kakuzanira inyungu, nta blague ibamo, ntayo. Iyo bigeze ku kazi kakuzanira amafaranga, nta rwenya rubamo cyane. Nimba ari ukuvuga ngo wikoreye ibitenge, nta blague ibamwo kwikorera ibitenge kuri iri zuba Nairobi. Kandi iyo bigeze kuvuga ngo amafaranga, nicyo gituma ubona amafaranga ari ikintu umuntu yo kwicira uwundi. Kubera iki? Ava mu cuya, ava mu maraso. Bishop ya rimwe na rimwe iyo mbwiriza cyane cyane nkunda kugaruka ku buzima bwanje. Icyo kintu naragiyawe kandi wumva agifata ukundi kuntu, uwo nyine niwe. Ariko njyewe mbashaka ko isomo ryumvikana. Iyo ngarutse mu myaka yashize, nkabona akazi nakoze k'imbaraga, kizamu, nibwo nta blague yabagamo. Nukwicara ku modoka saa 11, apana mu modoka hejuru ku mwamba nk'uw'inkoko yagaza ku mutambiko, nko kwicara nko gufata akanaka ukagashira hamwe tutwombi gutyo ukatwega. Apani espace iyi ni nini cyane, nko gufata ukakazana ukakegereza nkaka, hanyuma ukicaraho mukava saa 11 za nimugoroba mukageza saa 1 za mu gitondo. Mwe mushaka amafaranga ayangana gute? Ayahe? Cyo gihe kawunga ari tarera cyane ngo pate jaune, pate jaune. Karara mugenda imodoka, bamwe bagasinzira bakamahanuka. Nta blague ibamo. Ushaka amafaranga nta blague. Abahungu benshi hano barabyumva, barabizi ubuzima babubaye. Nimba utarabubayemo, reba hano ingene abantu birirwa hano, turabizi twese. Gushaka amafaranga muri Kenya birumvikana cyane. Tekereza umwana uzubyuka, nza numva hano ngo azabyuka za saa 10. Umwana akabyuka saa 10, umwana wo muri primaire saa 10 z'ijoro. Zazinanira abantu bakuru bagiye muri nibature arananiranye, bakabyutsa kubita. Cyo gituma nari n'abahanga cyane. Kiriya gisobanura ubuzima ko butoroshe. Amen. Kiriya nimba umwana abyuka saa 10, akabyuka saa 10, akabyuka bakamubyutsa ababyeyi. Umunyakenya akabyutsa umwana saa 10 akamushyira ku muhanda. Namwe abana banyu mukawushyira ku muhanda, mugende bakirirwayo bukire, bondi bazataha saa 6, bakirirwayo bukira. Ubu nyine ko baravayo cyangwa bavuyeho saa 10 nyine gutyo saa 11 batangira gutaha, agashika yahwereye yarusha. Icyo gisobanura iki? Kivuze iki? Kivuga ngo mu buzima nta blague bibamo. Amen. Cyo nshaka kubasobanurira, ako nakazi duhere ku bana bacu, guhera ku bana bacu. Yeme ndabashimira hano ko ndumva sonorization n'urwembe.
ni sawa kabisa. Sonorization usanga muri za Serena mu bazungu baba baje gukora ibiterane mu Rwanda, sonorization ni sawa kabisa. Ko numva nta gukorora kurimo, mwarakoze cyane. Buriya sonorization mu materaniro izikorwa n'umwuka wera gahunga, iyo yapfuye nta kintu kimwe kizayikora. Ku butumwa, ubutumwa 30%. Uko nukuri iwe gazayiga byinshi zakurura kuri Google 100%. Ufite kasonoro warakoze wana bishop, bari bikoze cyane. Sonorization ni ikintu cyiza cyane. Nimba hari akazi gakomeye umwuka arambwiye ngo kado, kandi nuko yantungira urutoki ngo akazi gakomeye kuruta kandi kazi kose wakoze nako wakora nako uzakora, akazi kagukomereye wumva karuta kandi kose ni wowe ubwawe n'ukwihindura. Amen. Ukwihindura kuko abandi si kibazo, ni wowe kibazo, ni wowe kibazo. Abandi kuri ya bose nta ntibibare, ni wowe. Ari umuntu ushaka kukwica uriya mwihorere n'imborogezi, ntacuriya ntacyo azagutwara. Kuko wa mugabo aravuze ngo umuntu nakubwira ngo ntacyo uzamara, ngo ntacyo uzamara, hajya nuko uzobaze ko ntacyo uzigezaho, uzobaze ko inzira ngo zanzira 1000 Imana yavuze ngo zo kugira abantu neza, ngo hari imwe iziki wabo. Ako kantu karanejeje cyane. Zibanze gaci wanyu hakaba inama. Ngo ntacyo wowe ntacyo uzigezaho. Muri zanzira 1000 Imana yavuze, tuntu kuri WhatsApp ari tuba tw'umutwiza cyane. Muri zanzira 1000 hari nimwe iziki wanyu. Babanze bayungurure bavuga ngo yarabikwiriye cyangwa ntabikwiriye. Yabinze kugirirwa neza kwaba Imana ikabanza kabinyuza mu bantu. Bariya bose ntaco ni naco, bariya bose ni bato. Mwuka arambwiye ngo kado, akazi gakomeye ufite, gakomeye ufite ni wowe ubwawe kwihindura. Umuntu agira ubushobozi yahawe biri mu nshingano ze, agira ubushobozi bwo kwihindura, akikuramo umutima mubi n'amafuta agira, akiremamo umutima wari muri Kristo. Biba mu bushobozi bw'umuntu. Amen. Biba mu bushobozi bw'umuntu. Ubushobozi ufite ubushobozi, aka kantu ko murabona ndagateruye. Ubu mfite ubushobozi ndabufite, ukunda aka kantu biri mu bushobozi bwanje bwo guterura kana. Nimwe mubona ko mbe ngaterura ko ndakabyinisha uko nshaka, biri uko mfite ubushobozi, donc mfite imbaraga zo kubikora. Oya gute ndabishoboye. Si mfite ubushobozi kangerageza. Si nga mure no kwicara kucyakana. Ko murabona ko mfite buriya bushobozi, ariko aka dore kwari imbaraga mubonye mu bushobozi Imana yaduhaye. Ufite ubushobozi bwo kwihindura, ufite ubushobozi urabufite buri mu kiganza cyawe bwo guhindura wowe wa kamere, wowe ubusambanyi buri muri wowe, w'amafuta ari muri wowe, w'amanyanga ari muri wowe, w'intege nke zo kudatanga icyacumi n'amaturo, ubunebwe wo kudasenga mu gitondo na nimugoroba. Ubushobozi bwo kwihindura bya bindi Imana yanga. Ufite ubushobozi
bwo kwihindura neza na neza ukishyira muri pozisiyo Imana ishaka kandi yishimira. Haleluya. Niba ubutumwa bwanje buri akazi ka mbere ufite, akazi ka mbere ufite ni ukwihindura wowe, kuko abantu nta muntu wotera wundi buye, nta kuvuga ngo wotera wundi buye nguriya ni mubi, oya, tukaza unareba n'abandi. Kandi ingene abantu duteye tuzi kureba abandi cyane cyane, tugahora tubatunga urutoke, tukahora tubabwira ngo wowe. Yesu abisobanura neza, aravuga ngo banza ukure umugogo. Umugogo ni wo wasize, uriya wawutunga urutoke afite agatotsi, wowe wawumutunga ufite umugogo. Ariko Yesu muzi ngene bize bitworohera gutungira abandi urutoke, kanaka uzumenya kurya utinze ku muntu, uzumenya ngo uriya wawutunga urutoke afite agatotsi, wowe wamutunze. None umugogo n'agatotsi ngaho bikompara, bishire ku munzani. Agatotsi se koba no mu matuka muyanywa utagize gatotsi se, agatotsi. Mwumve rero imbaraga ziba ingene tuzi kureba abandi kanaka no kuvuga duhoza abandi mu kanwa, duhoza abantu mu kanwa, duhoza abakanaka mu kanwa, duhoza bariya na bariya mu kanwa, nuko tubahoza. Uzumenya ngo kuri yuhejeje mugenzi wawe mu kanwa afite agatotsi, wowe ufite umugogo. Nkuko ikintu cyo namaze kumenya nagenzuye, nta muntu hotera wundi buye. Ayaye, nta muntu hotera wundi buye nguriya ni mubi. Ayaye, nimba udafite ubushobozi bwo gutera uwundi buye, akazi ka mbere ugomba gushyiramo imbaraga kurusha kwa kundi umubyeyi yazabyutse umwana hano muri Kenya ngo byuka saa 10. Akazi ka mbere karusha kari nimba bazabyutse abana saa 10, wowe ukwiye kuzoza ubyuka saa 8, ukireba ukisengera, ukareba faiblesse zawe. Icyo nkundira kino gitabo kiza kidufata kikadushira ku munzani, kikakubwira ngo dore ninde utiyizi hano, ninde utiyizi muri iki gisagara, ninde utiyizi hano hantu, ninde utiyizi. Nta muntu numwe. Si ngombwa ngo bakwerekwe ngo uri umurozi, ngo uri umunyamapepo uza kugadira ibitaramo. Uriyizi, ishire ku munzani wirebe, wishire ku munzani wirebe, wirebe uriyizi. Garuka irebe neza, uriyizi, itekerezeho, uriyizi. Urabizi kuza utanga icya 10, urabizi kutazubita, urabizi kuzoherekeza abashitsi, urabizi kutazuherekeza, urabizi kuzuza muri nibatura, urabizi ko nibatura itaba muri wowe. Urabizi uzi kiriya na kiriya na kiriya, urabizi uzi byose umutima. Si ngombwa ngo batunge urutoki ngo bakubwire ngo we, oya, urabizi. Haleluya. Urabizi bahano uretse ngo ntuze muri nibatura, urabizi. Akazi gakomeye kurusha kandi wowe umuntu arabizi. Umuntu usadasambanye, udasambanye, utari umunyamwuka, utari umunyamwuka, utayobowe n'umwuka, utari umukristo, yogira gutambana birasanzwe cyane. Ku muntu w'umusore utarwaye birasanzwe, so normal. Kwiba kuvuga ngo urarimanganya umuntu mukuremwe amafaranga gute wowe uzwane. Gukora biriya na biriya Bibiliya yanga, wabuzwa niki? Twuzuye intege nkeya zo kubikora, twuzuye amafuti, biratwuzuye imbere n'inyuma, biratwuzuye bihera. Haleluya. Dore uko tumeze, dore uko Bibiliya ishaka ko tumera. Umuntu yuzuye intege nke. Yesu yavuze ijambo rikomeye,
aravuga ngo niba gukubita aha nguhinduru aha umuntu naza hano nka amazina hano kado akamba gutwanira akagukubita bene rwa rushi ngo azahindura uyu musaya nagira gute kwasi niko Yesu yavuze. Izo mbaraga uzikura, izo mbaraga uzikura kamere zacu turadusirimba mu gisirimba kamere zacu ya hari ukuntu no gucuranga yacuranga uko njewe ndashaka ukuri yashaka uko byicaza ashaka njewe ndaba ariko nshaka kera bikaba bibaye beef uriya muhungu azacuranga nabi kandi nawe yumva ngo navuze ngo azacuranga nabi kera ikabibaye beef. Bwana sifiwe. Twebwe mbere yuko tuba abakristu twari abapagani. Mbere yuko umuntu aba umukristu ntabwo umuntu azavuka ari umukristu, umuntu aza yizera. Iyo umuntu amaze kwizera umuntu arizera, aza yizera. Iyo amaze kwizera ikintu gikurikira atangira kurwana n'intege nke z'abantu batagira kwizera, atangira kwikuramo intege nke, atangira kurwanya intege nke, atangira kwicomokora intege nke. Niko bigenda. Umuntu atangira kwicomokoramo intege nke, atangira kwicomokora ubusambanyi. Urwana no gucomokora ubusambanyi iyo umuntu yakijijwe. Urwana no gucomokora amagambo maze mureke imvugo. Urwana no kwicomokora imvugo mbi. Urwana no kwicomokora umujinya. Urwana no kwicomokora amagambo mabi. Urwana no kwicomokora imvugo mbi. Moyo wa mutu kiza kigaragaza iyo umuntu atarakizwa, ishusho y'umuntu utarakizwa. Kiza kigaragaza imbwa, kikagaragaza ingurube, kikagaragaza inzoka, kikagaragaza kikagaragaza ibikeri, kikagaragaza za rucamano, kikagaragaza inyabu, kikagaragaza imbwebwe, kikagaragaza igitabo cya moyo wa muntu. Iyo umuntu akijijwe bitangira kuvamo, hakaza ibintu bikurikira. Hakazamo inyenyeri, hakazamo izuba, hakazamo umucyo, hakazamo ibindi bintu bigira umumaro.